Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo rivuga ngo icyo umuntu ari cyo kigaragaza agaciro uhesha Imana. Icyo umuntu ari cyo nicyo kigaragaza agaciro umuntu ahesha Imana. Haleluya. Muri iyi minsi ya none, mu gihe abantu benshi baba bashishikajwe no guhindura abayobye mu ntama z'Imana, kwigisha ijambo ry'Imana, abenshi usanga baratangiye kuyoba. Ugasanga batangiye guhindura uko bashaka. Ugasanga abantu bashimishwa n'uko Imana yabaremye bameze. Ugasanga barita abagabo. Ugasanga bariyambika ibintu bitandukanye ku isi. Ugasanga bafite abagabo benshi babinjiye. Bafite abagore benshi babinjiye. Bafite abantu benshi bita abagaragu babo. Nyamara tukirengagiza ko Imana yacu yatumye twese dukunda. Imana yacu ishaka ariko tuyita databuja. Aho kugira ngo wimike Imana, nimuyimike Imana mu mutima wawe. Abenshi bamaze kwimika amashitani. Abenshi bamaze kwimika ibintu bitandukanye muri iyi si. Umuntu akigira uko ashaka. Abantu bagashimishwa no kunozwa n'iby'isi. Bakigira ibigirwamana by'isi. Bakigira ibyo mana z'isi. Nyamara Imana yacu tureba nimwe. Nyamara Imana izabikubaza. Nyamara Imana yagiye izaguhanantura. Uzananuka burundu. Haleluya. Mana yacu, ndakwinginze kugira ngo ukomeze ufashe buri muntu wese. Uduhe kwitekerezaho. Uduhe gutekereza kuri Imana ikomeye. Uturinde kumva ko iby'isi igihe tugomba kwihambiraho kurusha ibindi. Tugomba kwitiraho tutari. Ibyo ntago bikwiriye. Ibyo ntago bikwiriye na rimwe. Nta kwigira ibigirwamana. Nta kwigira indakoreka. Nta kwigira Imana byo muri iyi si. Kubera ko Imana dutumbira niyo mu ijuru. Imana yaduhaye gutekereza ikibi n'ikiza. Wowe ugana ibyo bigirwamana. Wowe ugana abantu badasobanutse. Wowe ugana abantu bakubwira iby'umwanya mutoya. Ndakwinginze kugira ngo urebe kure. Utekereze Imana. Mwe gushagara umuntu. Dushagara Imana. Dutekereze ku Mana yacu. Kuko niyo Mana ishobora byose. Niyo Mana yaremye byose. Naho abantu dushagara niwe yabaremye. Mbega isi. Iby'isi byarahindutse. Isi yabaye muri Sodomu na Gomora. Isi igeze ku iherezo ryayo. Urabona umuntu ari kwigira ikigirwamana abantu bakamuyoboka. Urabona umuntu akora ibyangwa n'Uwiteka abantu bakamuyoboka. Birakwiye ko tureba kure bene data. Birakwiye ko dutekereza ibyo turimo. Birakwiye ko tureba aho tugana nihe, aho tuva nihe, uwo tureba ninde. Tekereza Yesu wabambwe ku musaraba. Wimusubiza ku musaraba. Aho guhora utekereza ikitamusubiza ku musaraba, kitakongera kuzana bya bikomere bye. Kandi nta kindi, igihe nta kindi ni ugutekereza Imana yawe. Ukaba ariho agaciro, ukirinda kwimika abantu muri wowe. Abantu bagufitiye akamaro, abantu baguha ubukire, abantu baguha ibyo udafite. Nta na rimwe umuntu ashobora kurutira Imana. Uko yamera kose, ubutunzi yagira bwose, icyo yaba afite cyose, tekereza yuko yaremwe n'Imana. Tekereza ko byose Imana itabishatse ntago yabigira. Imana yamukura ku isi igihe cyose yaba itabishaka. Ariko reba Imana yawe. Abenshi babaswe n'ibiyobyabwenge, bimika imbaraga zidasanzwe kubera Satani. Ariko Imana ibarinde mwese.